Luka igice cya 8 umurongo wa 43. Abahageze dusome. Haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntiyagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana Petero na bagenzi be baravuga bati, rega databuja, abantu barakugose, barabyigana, barakubyiga, nawe ukabaza ngo ninde unkozeho? Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3. Wandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranyije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Amen. Ikintu cya mbere mbanje kubahumuriza nuko Imana n'imbaraga zayo biruta cyane imbaraga z'imyuka mibi. Mutinya imyuka mibi bigatuma mudaha imbaraga umwanya imbaraga z'Imana. Kandi ntihazajya hagira ikiba mu byuma, mu bintu byose ntimukajye mushaka kubona ko imbaraga z'umwanzi za domine. Hari ibintu aba bantu besitara mukora bikabahesha no kumenya ibindi mutari muzi. Nahoze ndeba Munyaneza Mugiraneza avuga ngo yarasenze. Mugiraneza amasengesho ye ntabwo atandukanye cyane n'ayandi. Kugira urumva barambwira bati umugore ararembye ngo agasenga. Mugiraneza asariye. Mugiraneza uko mureba Mugiraneza yasengaga ati, ariko hari ikintu nabonye Imana ikora. Nubwo wavuga ishuka irigeze ku mutwe, ukavuga ngo Uwiteka niwe ma uryamye mu kiringiti, Imana iha agaciro umutima wawe n'iyo connection hagati yayo nawe. Haleluya! Tugira abanyamasengesho kandi ni byiza bafite imbaraga n'umuhate. Tukagira abantu bazi kuvuga no kutondora za zaburi n'ibihimbano by'umwuka, bagaturuka muri zaburi ya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu, akazamuka akavuga zaburi, agasengera Rwikubo, agasengera Murambi yigi y'Akanyaruka kagiye Kayonza, akavuga amakorari yose. Iyo ngiyo ni impano. Tukagira abandi bantu batajya banyeganyega ariko bafite umwuka waka muri bo, wagira ngo ni umurama bashizemo umuriro, ukozeho yaguruka ariko ntajya nyeganyega. Ariko nuko aricaye aho ngaho birimo birabira, abo nabo turabagira kandi batavuga cyane. Imana yagiye idutoranya turi mu ngeri zitandukanye. Ni nako nabigishwa bari bameze. Muri Petero yari umugabo uvuga agasakuza, ariko bigeze kumufunga ngo bamuha abasirikare 16 ngo bamugotesha ibintu, baramufunga bamushyira mu mbago. Ni ibintu by'ibyuma bimeze nk'amahango bagushyiragamo. Abonye nta kintu ari bukore, Petero ntiyasenze, yarasinziriye. Araryamye aravuga ati, genda hereye ibi byo ndabisakuzamo nshaka iki. Araryamye kugeza ubwo marayika yaje aravuga ati, Petero kanguka, kanguka. Rero kugira ngo umuntu w'umugabo amukangure yambare neza yitunganye, arenda asohoka avuga ngo arimo ararota, atazi ibyo ari byo. Imana irakora, ikora twavuze, igakora tutavuze, imbaraga zayo zirahari. Uwo Imana yahaye ibyo kurya agira ngo niwe uzi kuyibwira. Oya!
mu rugo. Uzasoma Zaburi 124. Zaburi 124 biravuga ngo bibaruhiriza ubusa kuzinduka cyane mukarya umutsima wo mu rugo, ni kwiha uwikunda ibitotsi. Hepfo bakabisobanura akajambo gahita kabisobanura hafi ngo ni kwiha uwo agisinziriye ikabimwihera aryamye. Usubira guturusha ngo warasenze ngo wagize gute, batworoheye. Ni Imana yaguhaye kubw'ubuntu bwayo. Ni muyimare cyubahiro. Haleluya. Nongeye gusuhuza uriya mugabo, uriya Zamura, uriya n'uw'imurambi, ni umudiyakoni w'imurambi. Zamura muganza usuhuze. Nabonye mutakirwa mushiti wanjye, zahaguruka nawe dusuhuze. Uyu mugabo n'uw'Inyanza, twatangiranye ibyo bita rukatsa, tuvuna rukatsa. Twari kumwe n'uriya mugabo yabaga muri ya korali yitwa kera yitwaga Wanariki. N'umudamu we namubonye hariya. Ubwo harimo n'abandi bavuye hari Kigali, Imana ihumugisha. Amen. Kandi ndaryohewe jewe. Ndaryohewe. Kandi Imana reka mabwire. Reka mabwire impamvu tuzagira utubuye. Impamvu tuzagira utubuye. Turiya tubuye abahungu muri iki gihe bajya bavuga ngo bahisha ibimenyetso. No kuhisha ibimenyetso no kugira gute? Gusiba ibimenyetso. Imana yasibanganyije ibimenyetso. Reka mabwire Imana yabikoze. Kwari kugira ngo isibanganye ibimenyetso by'amazina bita ba Goreti na ba Musani wabo na ba Karori na bande. Imana rero boti ibintu uyu murezi azakomeza kurikirane ba Karori na ba Manuel na bande agenda barega avuga ibintu wakoze. Aravuga ngo nitumara kuzamuka gusa tugeze hafi tuzahabwa andi mazina mashya. Ku buryo umurezi azazamuka aje kurega Karori, babaze Karori basange nta Karori uhari. Azakurega urinde winjira akivuga ko wabeshye kuri telefone, akivuga ko wagize gute, agenda kurega n'utwo utazi waratuzi. Ariko kubw'amaraso ya Yesu na gahunda y'Imana yashyizeho amabuye, uzahabwa ibuye ryanditseho izina ritazwi n'umuntu wari wese keretse uwarihawe gusa. Ubwo rero mwitonde, tuzajya mu ijuru, tuzarijyamo, kandi umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Kandi ibyahishuriwe aravuga ngo abanyabwoba n'abatizera mujye mwirinda kuba abanyabwoba. Numvise mwirukana abadayimoni cyane, ngo turirukana imyuka mibi mu izina rya Yesu. Ariko murarwana ni mwaretse tukibyinira ko bijyana vuga. Ni muhe cyubahiro. Twebwe turi mu materaniro y'abana b'Imana, twagotesheje amaraso ya Yesu hano hantu badusengeye. Uyu mugabo yasenze aravuga ngo amaraso ya Yesu agote hano hantu, cyarangiye turi mu gipango hano. Ariko murimo murirukana nkaho mutina. Ni mwizere mwebwe. Icyubahiro ni mu gihima. Yesu yabaye mu iteraniro, ariko Yesu ni umuhanga. Reka nkubwire Beti, wowe ibyo uvuga ntabyo uzi. Wowe ariko ushobora no kubimenya ukurikije imyaka yawe mikeya umaze kugira n'ubuzima wagiye ucamo nuko wize na bya bindi byose tuziranyeho. Ushobora kuba hari akantu ufite, ariko Yesu ni umuhanga. Akora apanga gahunda, ukayinyuramo utabizi, ukayinyuramo wiciraguraho. Kumbe hirya y'iyi nzu, hirya y'uru rusengero hari ibyiza udashobora kumenya. Yayiro yarabyutse mu gitondo cya kare nk'umuntu wajyaga aganira na Yesu, ajya kumusaba kumukiriza akana. Aramubwira ati mfite akana kandi kamwe, size umuriro uri hejuru ntabara. Ariko Yayiro yarazi ko akiza indwara, ibyo kuzura sinabara. Noneho agezeyo Yesu nawe ariko Bibiliya ivuga ukuntu, uzi ukuntu Bibiliya ivuga ngo akiza, ngo aramubwira ngo agakobwa kanjye kararembye. Yesu aramubwira ati ndaje, kanitegure ze tugenda. Yayiro yicara muri salo, niba baragira agasaro ntumbaze, ndabonye bwari bafite utuzu turi aho ngaho.
noneho yicaye ngo hazi intumwa zivuye kwa Yayiro ziraza ziramubwira ati wikwirirwa urushya umwigisha kakana Sefi, mama wako aratubwiye ngo tuze tukubwire kamaze gupfa. Asubira kuri Yesu ati rero intumwe ziraje, warungiriye neza ko tujyana ukankiriza ariko birarangiye, none reka njye gushyingura nyine nta kundi. Yesu Bibiliya iravuga ngo ntiyabyitaho, ariko ubundi Yesu areka kwita ku bintu gute? Ariko Bibiliya ivuga ngo Yesu ntiyabyitaho, ahubwo mubwira akajambo kagufi, aramubwira ngo sinakubwiye ngo wizere. Noneho Yayiro ntagiye gushyingura, nta nagize gute, agumanye ku kantu bita kwizera konyine. Byarangiye umwana yamaze gupfa. Noneho intumwa ziravuga ati tubwire mama w'iki. Nyine umwigisha arambwira ngo nizere gusa, ariko arimo aritegura turaje. Basubirayo, umugabo afite intumbi mu rugo ariko aguma inyuma ya Yesu. Nukuri nubwo hari ibibazo wagiye uhura nabyo, ariko uzaguma inyuma ye we. Igihe kizagera azure n'ibyapfuye, ushobora kutabibona ariko wese uko azabigenza hajya kwaje uko agenza. Hari umwanditsi wavuze ngo iyo abonye yabuze uko agenza ararema, ahita yongera bundi bushya kuko ni umuremyi. Mu nzira yo kujya kwa Yayiro harimo uyu mugore, ntabwo mujya musoma Bibiliya ngo mubirebe, ariko iyi nzira yo kujya kwa Yayiro hari umugore urwaye imyaka 12. Noneho nkaho yagize gutya ngo ahita ajya kwa Yayiro yihute kagishyushye, yicishe fo za Kayonza kwa wa mugore. Yayiro ari inyuma ye ariko arabona atagenda, nuko ariko aravuga ati yavuze ngo ntakundi reka mukurikire. Barakata bageza Kayonza, aca mu iteraniro ry'abantu barimo bashaka kumureba. Uwo mugore niho yarari, ngo yari yarumvise amakuru ko Yesu akiza. Nawe wumvise amakuru ko Yesu akiza, Elaya yaje nanjye naje, baguteguriye iteraniro i Murambi, urambura ikiganza umukore. Uyu munsi nawe utwara agakiza. Mosesera mu bana ari sesera nagenda gutya, mu bagabo yigezeyo akora ku mucunda z'umwenda ngo akozeho ahita akira. Ngo Yesu yumva hari imbaraga imuvuyemo, ati ndo nkozo Petero ati ariko nawe ntugakabye muri aba bantu koko, ni nagukozeho barimo barakubyiga deja bagutera inkokora ngo ndo gukozeho, ubwo no umuntu mubyigane. Atoya hari indi mbaraga numvise biva ngo wa mugore abonye ko adahishwa ahita avuga, aravuga ati nige yabivuze Manuel, yewe nigukozeho nari narivuje mu bantu bose byaranze, ariko nyuma yo kugukoraho nahise nyira. Ngo aramwitegereza aramubwira ngo ngushyize mu rubyaro rwa Aburahamu, akiza indwara agakiza n'ubugingo. Akimara gukiza uwo mugore rero abwira Yayiro ati tugenda ataryo wawe ngiye, ati nugukata gutya twerekeza Rwamagana. Abwo nongera baragaruka basubira iwe, bahageze nka nimugoroba. Ariko uzi igihe umutegerereje, uzi ko hari igihe ugira ibihe byiza ukavuga uti araza none, cyangwa se ukavuga uti ibi ni gusengera birarangira. Nkurikije ukuntu ndimo mvuga numva abantu rero batuzura umwuka wera mwaranguye nabi. Ubundi agakiza uburyohe bwako bukubiye mu kuzura umwuka wera. Turabihorera mukagumya mukiginira mukagira, ariko kuvuga mu ndimi kuzura umwuka wera ntibigira ikintu bihwana nacyo. Yewe natunze nagenze ku igare, naranyonze Kicukiro Centre Sonatube ari senka. Byo ntabyo muzi ariko barangi arabizi yari senka. Uriya ngo mwita never hano kuri ibi. Uwa ni umunyenga tukiri abana twajyaga tubwira umuntu ngo wampaye umunyenga. Numvise umunyenga w'igare kuko naritwara. Nagiye ku munyenga numvise umunyenga w'imodoka naratwara. Ndayifite n'ubu nditwara. Natwaye ishya ntwari icaje ntwari ibizima. Arako najyaga ngenda nazamuka Sopetrade kigera gatya nkahita ngatega ibuye aho ngaho. Ibyo nabyo turabire. Nagiye mu ndege urugendo rw'amasaha 6 nkanuye ndeba ikirere uko kimeze, iminyenga yose ndayizi. Narariye ibishyushye n'ibidashyushye, nariye ibimaze gushya n'ibikize gute.
naravuze mu mutima wawe urashaka iki ngo nge ibintu byose ariko ngo bazakubeshya umwuka wera ntagira icyo agereranywa nacyo wibaho uzajya wibera aho ngaho tubyine biraryoshye ariko uramutse uvuze ku ndimi nshya ntabwo wamenya uwo munyenga niyo mpamvu kujya mu ijuru nabyo ni ubundi munyenga kuko tuzajyanwa n'umwuka wera ntabwo tukigira umwanya wo kuwushakisha musa nkaho mwageze iyo mujya murabyihorera muba abaririmbyi muba abahanga mukagira hari umugabo babajije batese ukuzura umwuka wera bamugufite yewe ni wowe nta kazi kanyu nimucungire kuri uwo mu magufwa ariko kumugira usendereye bigira umunyenga utagira icyo bigereranywa nacyo Yesu yarakasajya kwa Yayiro agezeyo asanga abagabo barimo barivugisha ngo dore wa mugabo nuko ataje kare ngo ntureba uko aje kare ariko arakerererwa bya byo gukerererwa ariko mubwira ukuntu ndimuziho ariko ubundi bubingwa ashyiramo iyo yakerera bakaza agakemura ibibazo ugira ngo ibyo buryo ko yatinze uravuga uti Imana cyari igihe cyari iki naho ngo umuntu yabwiye yarabwiye ngo erega ibyo nibwira kubagirira ni byiza kugira ngo mbareme agatima k'ibyo muzabona hanyuma hirya azana ibyo hirya akurema agatima akaguha ibyo hanyuma yamara kubikugezaho ukavuga uti Uwiteka niwe Mana muzasome Bibiliya neza umugore witwa Ana mwamuririmbye Hana yarabyaye Samweli ahita ajya gushima Imana bamuhaye ijambo aravuga ngo wari ingoma byaye Karindwi ngaho nyumvira si byaye Karindwi gute ni kamwe nako ko mu bukecuru none ariko yagize ibyishimo bireze aravuga ngo Uwiteka arica agakiza bashira kuzima agakura ngo akicazanya mu byo akicazanya n'abamagira ngo aravuga ubajije Hana yakubwira ati iki nicyo cyari igihe mbabara kuko yabyaye umwana abigisubizo kuri we no kuri Isiraheli yose uziko umwana we yakoraga ibintu bitatu muri Isiraheli akabikora ari umwe ubutambyi icyarimwe akabikora ari umwe akaba umuhanuzi akaba n'umucamanza yari ameze nka perezida burya yari ameze nk'umwami kuko niwe wari umucamanza wa Isiraheli burya ari nk'umwami akaba umutambyi akaba n'umuhanuzi abikorera cyane ngo so wabyara umwana umeze gutyo yabyaye 10 ubwo se bareba Uwiteka niwe Mana nimwongere mumuramburira amaboko Imana yarakoze Bibiliya yambwiye ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ariko nahingiye kubabwira kandi reka nkababwira iyi Nili Nyabarongo kuri iboniza igakata yagera hari ikahura n'akanyaru kitwa Akagera irakomeza gaca mu cyo babita ica mu cyo babita Rweru igakomeza igaca muri Egypt hagati ikayiro mu Misiri nagiyeyo mu Misiri hahandi bahishe Mose yavutse nicyo nani nshatse kubabwira nashaka kubabwira ko dufite umurengezi muye mugenda mwigirira intege nke ariko aho uryamye ujye uvuga Uwiteka no umurengezi wanjye no kuri Imana yafashe Mose yavutse mu gihe kibi ariko nyina Imana imuha ubwenge abo hagataro cyangwa se agatebo ngo ashyiramo Mose akato gatoya arangije ngo akajyana mu rufunzo narahageze mu rufunzo rwa Nili agashyiramo arangije ngo ashyira Miriyamu ahirengeye ngo agumye arebe ikiziri mu mubeho dufite Miriyamu ahirengeye utari Miriyamu wo kwa Mose ni Yesu Kristo niwe uturebera uziko Miriyamu akazi yakoze kari ako kureba ikintu umuntu uri buze gukora kuri kagatebo gusa ngo arahangaha abona umwana w'umwami aramanutse abona bararungurutse ahita amanuka yiruka ngasanga baramufite barimo barabamuyo ngo ni mwiza disi ati rero ubwo mubonye ko mwiza mfite igitekerezo bati ni ikihe ndabazanira umurera nyina yari ataragera igihe cyo kuribwa n'amashereka yatangiye akazi amashereka ataraba menshi ngo ababara yirereye umwana we anahembwa ariko Imana ifite uko yabigenza ifite uko bigenza Mana ufite uko bigenza Imana ntabwo yabura uko bigenza mu buzima bwawe buhinduka uyo ifite igihe gusa icyo gihe nicyo cyayo ntabwo wayinjirira mu budahangarwa bwayo ntabwo wayinjiriramo n'ibishoboka
kandi ntukayitega iminsi ntago mungana. Urupfu rw'abakunzi ure n'urw'igiciro iyo upfuye hita yishima. Tumuntu ukunzi wanjye yaraje, twebwe turimo tuvuga aragiye naho yo yasetse ate nta soni igira, ngo iragira isoni ihora gusa imeze neza. Abamarayika bahora bayibyinira bikubita hasi bongera bazamuka. Umwanditsi yaravuze ngo iyo bazamutse ngo basanga yabaye nziza ngo bagasubirayo bakavuga ati ubwo tuyisize irongeye irahindutse ngo kandi kumva isi yabaho nuko babayeho. Ni igitabo kirimo ntuzagire gusa ureba mana dore bagira gutya none ako kantu gusa gacamo ko gutya na gutya ngo baba basanze yahinduye isura yongeye kuba nziza bagasubirayo bati uko tuyisize ntabwo ari nziza nanone ireba bakajya kukutasa. None warangiza hano rwiko wazamura ibiganza wagira gute wakumva unaniwe ahangaha ngo wayikoreye iki wakoze iki? Iraturinda. Iyo umuntu akijijwe ni ubuntu bw'Imana, iyo ni kontrole nikoreye igihe ubwanjye n'abandi bantu nkoresheje Bibiliya ndakurikirana nsanga umuntu akizwa Imana ariyo yamuzanye. Umukanya tugiye gusengera abantu bakizwa, ariko ni Imana isunika umuntu akinjira mu gakiza. Niyo mpamvu ukwiye kwinjira neza. Yadukoreye ibintu nka bitatu ngiye kubabwira cyangwa bine nimbyibuka byose. Twasomye turasoma ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe kuko yaduhaye imigisha muri Kristo y'umwuka. Mu migisha rero Imana yaduhaye harimo no guhanagurwa kwezwa. Twarejejwe. Mwame byange mu byemera ariko twarejejwe. Twabayeho mu buzima nk'ubwo mwabayeho. Baranje yajyaga duha ubuhamya bw'ubuzima bwe n'inzagwa n'ibiki atarakwezi ubujejwe. Dufite abantu hano banyweye ibigage, banywa imbetezi, barya ubugoro, kanyanga, barangiza babashandaga mu bitugu n'imbere ngo barabarinda. Uba aho ngaho ukajya uhora urwaye indwara zidasobanutse kubera ubupagane. Umaze gukizwa uhinduka umwana w'Imana. Uyu munsi ijambo ry'Imana riravuga ukavuga ku nimishya warejejwe. Twarahamagaye Imana iratweza. Icya kabiri yadukuyeho urwango iduha igikundiro. Utagira ngo ubu bapfuye kubatumira, ni urukundo ruri mu bantu b'Iburambi rwatumye babakunda barabatumira. Muradukunze turimo turahaguruka bajya kuririmba nkabona mwese mumeze mutya murashaka. Mwari mwakoze ka cortege hariya tunyuramo hagati mu gitondo abantu banyuramo karibu. Ni urukundo twahawe nuko twejejwe n'Umwami Yesu. Nta kindi kintu mwadukundira ntacyo. Icya gatatu yadukuyeho imivumo n'imyanda y'ahantu dukomoka na za karande n'iki. Kandi reka njya mbabwira abapantekote, umupantekote uri hano wa nyawe ni uwemera ijambo ry'Imana nk'ukuri. Bibiliya ivuga umuntu wese yari muri Kristo Yesu 5:17 Abakorinto ba kabiri. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye cyaremwe gishya. Ibya kera hazagira umuntu wese wakujyana hirya ngo arimo arakuderivura reka kereka niba utari muri Kristo Yesu. Yadukuyeho imyanda. Nigeze kwiba igikamba cy'itabi. Papa yaragiye aragihisha ivure ntago muhasi. Ivure rero ubundi urutara, hari abantu bari hano bazi urutara. Urutara ubundi ruba rufashe ku nzu hirya. Ivure haho haba hashashe, haba hegereye inzu. Yegura isaso ashyiramo igikamba cye kirambuye gutya. Nanjye ndagicunga cyara mbese aho cyabaga kiri cyarampumurira. Ndazamura ndacyumva ngica umutwe ndakijyana mu rutoki ndagitekera ndakinywa.
aje yeguye ryatabara ari burati ninde wacirita umutwe bati nura zina yokagira gutya yicara mu muryango hagati aho bita mwireba ry'umuryango aramvuma azapfe atajaye uzapfe utikamiye nayo urunyonza uzapfe utagize gutya arangije ubwo mpoye iki imyotsi iyo naza gukizwa n'ubu mba n'umuseka kubera ko ibyo bintu bye byari kugumya binkurikirana imyotsi n'ibiki ubu none biba yaranyishe yaratungutse ahangaha ariko kubw'amaraso ya Yesu izo karande ntazo turezwa kubw'amaraso yakadukuraho niyo myanda niyo mivumo cyose hano birirwa bavuga kasiro iki nifuza ko mumenya agaciro k'ibyo Yesu yakoze kuko na Yesu bariya maraso yavuye mu mutwe abahanga barandika bakavuga ngo nayo kweza ibitekerezo byacu muzarebe mujye musoma amakuru murebe ntago hamara icyumweru ku gihe badasohoye amakuru y'umugabo wishe umugore umwana wishe se ibiki byose biriya bintu byose ni imitekerereze ipfuye izigahereza umutima umuntu agafata icyemezo ejo umugabo yishe umugore ejo bundi ngo yamutumye imyenda y'umwana ngo azambara babatijwe amu 12,000 ngo ageze yasanga igura 25 arayagarura namubwira ati se amusanga ngo kukabaraho yanywera imyenda irihe nasanze ihenze hanyuma usanze ihenze amafaranga nayagaruye yampereza umugore muri baravuga ati ndayamuhereza arayamara yanywera ahita yicira mu gikari aritahira n'aya mafaranga umugabo yamusanzeyo n'inkoni mu mutwe arapfa uwo mugore hari kosa yarakoze kujya kuramira amafaranga intekerezo zituma umuntu agira impuhwe akunda mugenzi we ni amaraso ya Yesu yavuye mu mutwe bamwambitse ikamba ry'amahwa ariya maraso afite icyo yeza mu mitwe yacu tugatekereza neza ntuzajya ubona utekereza nabi wanga abantu ugira gute ujye umenya ko ufite ikibazo cy'amaraso ya Yesu atarageze mu mutwe atarinjiye mu yawe ngo akuremo ico usanga abantu bahekenya abandi bagira gute tuzabonana nawe ndamwibikiye wewe ndamwibikiye disi Imana babarire niba Imana ifite umugambi igafata Mose ikamushyira mu nyanja nkariya muri Nili ku ruhande akarindwa Imana ikaba yarafashe gahunda ikakuzana imurambi ikakurinda ukaba ugihumeka wakwakiriye Yesu umwami n'umukiza ugahindura ubuzima ugatangira ubuzima bushya ubu urabona twaje hano kubera umurengwe ugize umurengwe se waziremera cyangwa wajya kuri muhazi ku maso twaje hano ngo twishime tuvuga ngo reka dusenga Imana ivuga hanyuma nawe bigukoreho wakiriye Yesu umwami n'umukiza warakishije Yesu urifuza gukizwa mwongere kumera Imana cyubahiro twagiye ahantu ikibungo siribwana ko hitwa higiriye naye tugezeyo tubwiriza abantu bakajya batureba gutya duti haleluya amen none uwo muntu arambwira ati hano hana abadayimoni pastor ati nibo batuma bareba ntibasubize ntibagire gute ngewe sinjya mbyemera Yesu ngo yari mu nzira yiyumvamo ko akwiye guca mu gihugu cy'Abagadare yari inzira itagikora irimo umugabo warwaye abadayimoni kugeza ubwo bamunyuzirika iminyururu akayica ababyeyi be bagize Imana ava mu rugo aragenda ajya kuba mu marimbi afunga niyo nzira hari inzira yahabaga nayo arayifunga waturuka rero wamubona ugahita wiruka ngo Yesu yiyumvamo ko akwiye guca muri iyo nzira niba Yesu yiyumvisamo kohereza Herode akiyumvisamo kutwohereza tukaza urakizwa byanze bikunze urakizwa icyo cyatumye dutanga amafaranga yacu tukaza ntabwo twari dufite ayo guta hari nabo bagurije n'abandi bategeye n'abafashe ideni kugira ngo tuze kuguhiga wowe
kandi nta terabwoba tugushyiraho. Yesu ni umwami, aragukunda, ni ukugira ngo tukuvanire iryo cyo mu mubiri no mu bwonko. Izo mbetezi uzicire, woga amenyo. Uburoso hari n'ubugura 300, ariko ujya umenya kugacishamo uze mu iteraniro. Ariko uzi ko umuntu akirijwe ahita aba umusirimu, amenya no koza. Hano ubona asanze yoza ashyiraho n'agasabune. Ntimugashyiraho agasabune kabamo ntuze acide ikomeye cyane, yakwangiza ishinya. Ariko abantu basanze agasiga kuri ya sabune wa fresh, yarangiza akagira icyo ashaka ni agafuro gusa gasohoka. Ariko nambwe abantu babamo acide kenshi ntukongere, ariko amenyo yabagasa neza. Nusho harimo ubugoro, akabamo imbetezi, akabamo icyarasati. Yesu ngo yarahingutse ageze hariya, ngo mugabo aramubona. Yesu yarantangaje, ariko buriya uriya mugabo icyambere yashaka gufungura iriya nzira. Uriya mugabo aho mwemerera afungura inzira zifunze batakinyuramo. Ibintu ujya ubona bidashoboka kuri we birashoboka, ahubwo ujya ubyoroshye. Reka tugira abarokore bagagaza ibintu, ibintu byose bagahita basunika umwana ngo bikore. Tugira n'abandi ngo bashaka gusubizwa ngo bazereke ngo abandi. Uzasazira mu masengesho. Niba ushaka gusubizwa ngo unyereke, nushaka kujya mu mazi, najya nayagiyemo, arahurura agakubita ukagira n'inyundo bagukubise. Ariko iyo usanga ufite umutima uri aho ngaho gusa, hari n'amasengesho Kayiranga hari igihe ajya mbabaza, Samuel twarasenganye. Kayiranga we, Kayiranga twarasenganye, twari tumubaza tuzi Kayiranga icyifuzo cyawe urabyibuka buriya kuri Liga, ese icyifuzo cyawe ni ikihe? Ngo ni umugisha. Wari wapfiriye, Firo yituye hasi, urabyibuka? Firo yituye hasi ararembura, tuzana indirimbo tukajya duhungiza. N'abarangiye yarapfuye, amenyo yafatanye. Noneho turabaza se, hari umudamu wari wazanye ibibere irimo igikoma, urabyibuka? Nta handi hantu wari gukura akantu karamira umuntu, nta butike ibayo, ntacyo. Turabaza se, aho kugira ngo Firo apfe mumuzanire kino gikoma cyo muri bibere. Noneho uko turimo tumuhungiza azana akenge, ati Firo tugiye kuguha agakoma, turabimutekereza. Aya turiho saza nijoro se, ayo twarayase. Ubashije impamvu twasengaga ntabwo twari tuyizi cyane, ariko nibyo bitubeshejeho uyu munsi, nibyo bitubeshejeho uyu munsi. Nta kindi kintu abintu twabaga dufite bidasanzwe, oya nibyo, ariko nibyo bitubeshejeho, nibyo bitubeshejeho. Christophe amenya arafatana, yajyaga aravuga afatanyije amenyo, noneho arafatana, kandi niwe wari perezida, twamuha ijambo noneho pe umwuka wahise. Ariko Imana reka mubwire, n'umutayizera ariko yo niyo kwizera. Tuzaguma tuyivuge, niyo kwizerwa, niyo kwizerwa. Kandi tugiye tworoshya ibintu. Hari umuntu ushaka kwiyibutsa ngo nakoze ibi, ngo nakoze ibi, wowe ntukajya yibutsa, irabyibuka, irabizi. Irabizi cyane. Uzi ko iguteganyiriza, igukorana n'ibintu byo kuguteganyiriza mu buryo utazi, bumwe cyangwa ubundi. Ukabona ugiye kuba mu manga, usanga yaraguteganyirije, gira konti bro, usanga yaraguteganyirije akantu ukuririyeho, urongeye usomye ku cyayi da, bibaye umuntu urongeye wumva icyayi kimeze. Ni umugezi wa neza, kubera ko Imana ni umuhanga, ni umupurana, irapanga Yesu yinyujije, reka barangize iyo nkuru, anyuzeyo ngo akimubona turutse hariya, ngo duhuriye Mwana w'Imana, ngo kuje kutwica mbere, ati muri bande? Ariko ndabica muri bande, twe turi ingabo. Abahanga muri teoloji baravuga ngo ririya jambo ingabo ni abasirikare 10,000, ngo nicyo risobanura. 12 byabaga muri buramu by'abadayimoni. Ati none kuje kutwica igihe kitaragera, nabo barabizi ko bazapfa. Atari kuje kare, wa mugabo uje kare igihe kitaragera, nje kare ubundi muri bande, ngo agenda musana
turi ingabo. Hanyuma ko mukiri hano turagiye ariko turagusaba ikintu ni iki tujye mu ngurube mwihute bahita bagenda. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ishimwe. Bajya mu ngabo mu ngurube biroha mu mazi. Zari kujya he? Zari gukora iki? Hano hari abadayimoni, ikindi bakora niki? Uko icyari cyatumye uriya mugabo atiyahura cyangwa yiyice nuko Yesu yari kuzaza. Haba harimo akanyenyeri muri we gatoya kuko azahagera. Dusenge.